kugenda neza. Buri muntu wese ufite ikintu ashinzwe muri iyi gahunda abe tayari kugira ngo amategeko n'amabwiriza bikurikizwe. bakabyaza umusaruro kugira ngo namwe mube mutekereza kabiri mumenye ko ibirori bigiye kubera aha ngaha bitandukanye n'ibindi byose kandi muraza kuryoherwa nimubyitwaramo neza mukabahiriza amabwiriza turimo kugenda tubaha. Buriya baba basanga bahavuye mu mwanya babaye bahagaze kuri iyi studio haruguru ku murongo mwiza ugororotse nabo bakaba bakanyeganyega biraza kuba ari byiza. Kapiteni wabo abashyire kuri gahunda rwose abapasitayina umurongo ugororotse hano haruguru y'iyi tapi itukura bahakora umurongo ugororotse maze nabo be gukomeza kuba bitaruye. Abapasitayina bari muri parede umurongo wabo hano haruguru y'iyi tapi itukura nabo bawushyireho
bagurutse haruguru y'iyi tapi itukura bafitemo disitanse rwose kandi batambuke nabo kijiya nabo ayo mahirwe bayabyaza umusaruro. Uraza kubona ufite umurongo umwe gusa ugarurutse haruguru y'iyi tapi itukura inyuma y'umurongo wa bandizenca. Ndabona abantu benshi batambuka iyo bagiye gukora umurongo imbere abapasiteri nabo bakurikiyeho n'undi murongo muremure bakomeze bigire imbere ku murongo ugororotse abana kandi bafitemo disitanse rwose. Abapasiteri nabo bahagarara haruguru yabo aho ngaho bageze rwose ndetse aho ngaho bahagarare buri wese aho ageze adupenca aho mugeze buri wese ahagararaho. Yesi barikahita nabo bakurikiraho haruguru.
wacu ndabona abasore biteguye, nkabona umukwe n'umugeni. Ndagira ngo mbaze ninde utanga umugeni? Ninde utanga umugeni? Murakoze cyane. Reka dusabe Samu atera intambwe umushyikiriza umugeni we. Samu sinawe yambaye Nah, nah,